ariko ubundi habahora ikuzimu kuzimu habaho ko bavuze ko nabatanze kuzimu kugira ngo mbone amafaranga nka ntarayabonye buriya bo babona yafite ubona nyafite oya nanjye ndi mu nzira yo kuyashaka wowe na mushumba mwatubwiye ko hari abantu baba bari mu kigero cyo kuyashaka ariko hakabamo n'abandi batayashaka ahubwo abakorera abakorera nanjye rero ndacyari mu kigero cyo kuyashaka ubu nidumbukize ndwanye abafite amafaranga bakorera nirwe mbavuga ngo baragapfa ngo barakagira gute nirwe mvuga ibyo ngibyo ahubwo nabasengera Imana ikabaha kurama kugira ngo akomeze abakorere nanjye ndebe ko mu nzira ndimo kugeramo nzagera ku cyo Imana yagambiriye kuri njyewe ariko nabasabiye kwituma ufite umuntu Imana yagiriye neza muturanye umugenze kandi ushobora kurwara akaza akagutwara ushobora kurwara akakugemurira ushobora kurwara akakwitaho tugiye gusenga Imana ikura umwuka winjiye mu bantu utuma abantu batifuriza abandi byiza uyu mwuka winjiye mu bantu utuma abandi batifuriza abandi byiza utuma umuntu atabyara ngiye kubera nkunda gusenga nkunda kwinginga Imana abantu akenshi bakunda kumbwira ngo ugasanga nk'umuntu arimo arambwira ati runaka yavuze ngo ati nk'amasengera ambwe ngo sinzabyara akiriho ibaze umubyeyi akabwira ni nk'ahari umwana we n'ubundi urumva ariko ni nk'ahari n'umuvandimwe urenze n'umwana we akavuga ngo ntuzabyara akiriho ariko hari ikintu nkundira Imana imiruho bakwaturiraho ntabwo irusha imbaraga umugisha oya ntabwo imiruho bakwaturiyeho ibyo bagiye bakutongera ibyo bagiye bakora byose ntabwo birusha imbaraga umugisha Imana yakuvuzeho upfunyitse mu isezerano ry'imbaraga rikomeye ku buzima bwawe ndagira ngo nkubwire ngo wowe ukurikiranye amasengesho hano ntuterwe ubwoba niba ugezemo ahubwo mu gukira k'umuntu ubyishimire mu kugira amafaranga k'umuntu ubyishimire umusabire kurama arame agubwe neza amererwe neza nawe bizagutera ejo hazaza kuzagirirwa neza n'Imana nimba usenga koko usenga Imana y'ukuri kandi niyo nawe wowe utayisenga Imana yagukura muri ibyo ngibyo birimo bitari byiza. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa bya nijoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ndagusuhuje nanone nkwifurije kugira ibihe byiza dukurikira aho hose ni kumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amasengesho arakomeje, Seeds of Joy barahari na bya bikorwa bindi byose by'urukundo mujya mugiramo uruhare. Amasengesho turakomeje, ndacyari kumwe na Silas waramutse neza? Yego ndashima Imana ko naramutse amahoro kandi meze neza. Inzira tugendamo usabwa kuyigendamo neza kugira ngo utayisiba ejo ukazahora uyicamo. Yego basabira kurama rero Imana ibampere kurama kandi murame mufite muhiriwe
muguwe neza mu izina rya Yesu Kristo. amen. Urakoze je, Imana iguhe iguhe kurama, kandi namushumba Imana imuhe kurama inamukize kugira ngo tuzongere tumubone ari mu kuduha ku bintu by'ubwenge byiza kandi byinshi. Kandi nongera kubibabwira, mwandikire abamukunda, mwandikire kugira ngo mubone uko muvugana neza, uko abamuhamagara muramuhamagara cyane, nabyo ni byiza, ariko mwandikire kugira ngo muvugane, kuko ntabwo ari yamera neza, aracyarwaye. Araza gukira, aramera neza vuba. Yego. Turishimye cyane ko tugarutse aha ngaha muri aya masengero, tuguwe neza, tumerewe neza, kandi umugambi Imana burya ngo igira ku muntu uwo ari we wese. Buriya urazi je, uzi ko hari abari bazi ko ngo Imana ifite umugambi ku bantu ngo bakijwe gusa. Abantu twese ku isi, yaba abakijwe bita ngo hari abadakijwe b'apagani, nabo bagiraho umugambi. Hari igihe umuntu avuga ngo arakijijwe agashaka kwita abandi abapagani ngo mu buryo ntibakijijwe. Kuba badakijijwe ntibuze ko Imana itabafiteho umugambi, kuko iyo itabafiteho umugambi ntabwo ari kubarema. Ko ndorumeze ngo nari mvuze ngo abantu bose ku isi twese Imana idufiteho umugambi. Ahubwo umwanzi shitani abashaka kurogoya umugambi Imana yadushyizemo ngo udukuremo. Ariko muri iyi migambi yose abafite kugira ngo arogoye umugambi Imana yadushyizemo kugira ngo tuwugenderemo, burya hari imbaraga zindi zituruka mu ijuru zijya ziza twebwe tutazi, ingabo za shitani zitazi, ahubwo tugakomeza tukabaho. Niyo mpamvu ujya kubona hari igihe ubona umuntu barimo bavuga ngo uriya ntakijijwe. Ngenze umuntu abantu bajyaga bacira urubanza ngo ntakijijwe, ngo ba bantu bajya ku muhanda nijoro, sinibuka ukuntu basigaye babita muri iyi minsi, ngo ni sinzi ukuntu basigaye babita ngo kera babitaga izina ry'indaya. Ubu ngubu nimba sinibuka izina basigaye babita, ariko ababyumvise babyumvise. Twari duturanye rero hirya yacu aho yari atuye, aho nari ntuye. Abantu bakamufataho ijambo bakamutuka. Igihe kimwe araza arambwira ati rero maze igihe narabuze abagabo, ndagira ngo kuba ko ibintu Imana igukoresha aha ngaha njya mbyumva babimbwira, ndagira ngo nsengere Imana impa abagabo biri ijoro rimwe gusa. Ibohereze inyohereza abagabo biri ijoro rimwe. Ndavuga ngo ndashaka abagabo bangahe? Ati ndashaka abagabo 20. Ijoro rimwe. Nubabona uzabivamo? Ati nzabivamo. Niho ya none ngiye gusenga, ntiguha abagabo 20, iguha amafaranga ubireke utiriwe ugiye muri abo bagabo. Mubwiye ko ngo kubera ko yabonaga nta yindi nzira, niyo nzira ye yagombaga gucamo, ko yabonaga nta yindi nzira. Mubwiye ngo Imana iramuha amafaranga itabicishe muri abo bagabo, yarantutse. Arambwira ati ibyo ntabwo bibaho, ninde waguha amafaranga ye y'ubuntu? Ibyo bibaho. Ariko Imana igirema, yaturemeye mu migambi myiza, umugambi udushyiraho, ariko shitani ashaka kutuyobya. Ikintu cyanangajemo rero, yarambwira ati nimba ari ibyo byawe uruwa fake. Arantuka cyane, nane magambo nawe nuko mvuga, kubera ko ngiye nkunda kuvuga ibintu bifite ibimenyetso, nkunda kuvuga ibintu bidafite ibimenyetso. Arantuka bimwe bikomeye. Antutse ndamubwira nti uyu munsi ntavuze kujya ku muhanda gutega, nujya imbwa zikuye. Yaragiyeyo nimugoroba nka 2:00, ngo 2:00 niho yagiyeyo. Nuba bitangamo ubuhamya. Kandi ntago abakura ku rusengero iwacu. Ubu yarakijijwe. Ndagira ngo nibyo abandi byo ku ruhande. Yarakijijwe. Ajya avuga ati uyu ni umuntu w'Imana. Nabwe nujyayo kubera ko banze ko nkubwiye ko Imana ishobora kuguha amafaranga utagiye gusambana n'abagabo, ugatuka Imana ikoreye muri ngewe, nujya imbwa zikurya. Yaragiye imbwa 2 ziramwirukankana. Yazikijijwe n'akagari kaho ntuye. Yirukira ku kagari
yirukira ku kagari. Abanyerondo bari nibo bamukijije izo mbwa, ahita asezera bivamo aravuga ati umuntu w'Imana yambwiye ko imbwa ziza kumpekenya none ndazibonye. Ahita asezera, nuko yaje gukizwa. Ahita azavuga ati ndakurikira uriya muntu w'Imana. Ubu ari mu rusengero, asengera mu rusengero nkorera mu murimo. Imana ishimwe cyane. Nibyo nakubwira ngo hari igihe umuntu aba mu mugambi Imana yamushyizemo, yawuvamo yarangiza agatana mu byo agiyemo, n'Imana yamugarura yamubwira ibyo agomba gucamo ntabyumve akayisuzugura. Ariko hari umugambi Imana yagiye ituremera. Uyu mugambi rero ntabwo tugomba kuwutesha agaciro. Ubuze ukuntu ari umukozi w'Imana, uzi ukuntu bari mu gusengera ngo abandi basigaye bave mu byaha, ariko kuvuga ati Imana ntibave, avuga ibintu yaciyemo. Ndagira ngo umenyeshe wowe udukurikiye kuba uri mu guca mu bintu bikomeye, nta uri mu guca mu bintu by'imibaro, ntivuze ko Imana itakuzi. Irakuzi, nubwo abantu bakuvuga, nubwo abantu bagusuzugura, nubwo abantu bavuga amagambo menshi, ahubwo wakuremye cyagufiteho umugambi mwiza, cyagufiteho umugambi mwiza wo kugirira neza. Muri aka kanya rero nafashijwe cyane, numva nguwe neza cyane, numva merewe neza cyane. Reka dusomere ijambo dusanga Imigani ibice 20 umurongo waho wa 27. Imigani ibice 20 umurongo wa 27. Imigani ibice 20 umurongo wa 27 haragira hati umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka. Yego. Rusesengura ibihishwe mu mutima. Yego. Naho ngaho nashakaga. Umwuka w'umuntu. Yego. Ni urumuri yahawe n'Uwiteka. Yego. Rusesengura ibihishwe mu mutima. Naho. Ntiwari wahora n'umuntu uvuga nabi? Cyane rwose. Akoresha umwuka. Nese kuvuga nabi biba bivuye inyuma cyangwa bivuye mu mutima? Ubwo biba birimo imbere. Nari wahora n'uvuga neza kandi abo bantu bakaba begeranye. Uvuze n'abavugiye hano, n'uvuze neza uvuze uruhande begeranye. Nari wajya ahantu bacuruza ngo ujye ku ruhande rumwe, ucuruza akakubwira mugenzi we ucuruza ku ruhande ati uriya ni umugome. Ugiye ku ruhande nawe ucuruza uruhande akavuga ati uriya ni umuntu mwiza. Kandi uwo bacuruza wo ku ruhande yakubwiye ko ari umugome, uwo ku wundi akubwiye ko ari iki? Ari umuntu mwiza. Umwuka Uwiteka yaduhaye ni ikimenyetso kigaragaza uwo uriwe mu bantu. Nimba uwukoresha ugambana biragaragara, ibintu byose byaramenyekanye. Jere, nimba uri umunyamutima mwiza birazwi, nimba ni umunyamutima mubi birazwi. Ni ikimenyetso kigaragaza uwo uriwe mu bantu. Nta kintu na kimwe kitazwi. Ni ikimenyetso kigaragaza ubugome ufite mu mutima. Ni ikimenyetso kigaragaza uko uteye, nuko ukora, nuko uvuga, nuko ugenda. Ibyo nibi, ariko Imana ifite ubuhanga bwayo bwihariye. Umwuka niwe dukoresha tuvuga nabi, niwe dukoresha tuvuga neza. Genda kuri 21 umurongo wa 6. Ubutunzi. Ibice 21. Ego, umurongo waho wa 6. Wa 6 haragira hati ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya, buyoka nk'umwuka. Ababushaka baba bashaka urupfu. Urugomo rw'abanyabyaha ruzabahitana kuko banga gukora
itunganye. yego. nkomeze. inzira y'uremerewe n'ibyaha iragoramanga cyane, ariko imirimo y'uboneye ihora itunganye. garukira. Mu bintu bibaho byose abantu ducamo, kugira ubutunzi ni byiza, kugira buri kintu cyose cyano ku isi ni cyiza, ariko wari wumva umuntu utagifite ari mu gucyurira abagifite? Ntabyumvise? Yego. Umukene ugasanga arimo aravuga ngo abakene, umukene ugasanga arimo aravuga ngo abakire s'abantu. Ariko ngewe mbamo nari abantu. Kubera iki? N'umukire atabakene n'abarozi nabyo bibaho, si bose babivuga. Ariko nabonye umuntu utinda avuga, n'uwo mukire uvuga ngo abakene n'abarozi, abatari yagerayo, abatari yaba umukire. Yego. Abatari yaba umukire. Umukire nta mwanya afite wo kwirirwa avuga abantu. Umukire nta mwanya afite wo kwirirwa avuga abantu. Ashyiraho imipaka yo gutuma abo ngabo yiri wavuga batamugeraho. Yego. Aho bakoresha uburyo abana nabo mu mahoro, ibintu byose akagenda neza. Ariko kubera ubundi gutinda uvuga abantu, nabonye bishobora kugutera toroma yo kubaho igihe gito. Yagutera toroma aho kugira ngo ubeho urambe ukabaho igihe gito. Kwirirwa uvuga umuntu, kwirirwa umugambana ngo Imana yamugiriye neza, ngo turebe uburyo biriya bintu tubimwambura, turebe uburyo bimucika. Ni ibintu bikomeye. Ariko uzi umuntu hari igihe bigiye kuvuga ngo natanze abana ikuzimu ngo kugira ngo mbone amafaranga, ariko ubundi habahora ikuzimu. Ikuzimu habaho. Ko bavuze ko nabatanze kuzimu ngo mbone amafaranga, nka ntara yabonye. Buriya bo babona uyafite. Ubona nyafite? Oya. Nanjye ndi mu nzira yo kuyashaka. Wowe na Mushumba mwatubwiye ko hari abantu baba bari mu kigero cyo kuyashaka, ariko hakabamo n'abandi batayashaka, ahubwo abakorera. Abakorera. Nanjye rero ndacyari mu kigero cyo kuyashaka. Ubu nidumbukize ndwanye abafite amafaranga bakorera, nirwe mbavuga ngo baragapfa, ngo barakagira gute, nirwe mvuga ibyo ngibyo. Ahubwo nabasengera Imana ikabaha kurama, kugira ngo akomeze abakorere, nanjye ndebe ko mu nzira ndimo kugeramo nzagera ku cyo Imana yagambiriye kuri njyewe. Ariko nabasabiye kwita ufite umuntu Imana yagiriye neza muturanye umugenze, kandi ushobora kurwara akaza akagutwara, ushobora kurwara akakugemurira, ushobora kurwara akakwitaho. Tugiye gusenga Imana ikura umwuka winjiye mu bantu utuma abantu batifuriza abandi byiza. Uyu mwuka winjiye mu bantu utuma abandi batifuriza abandi byiza, utuma umuntu atabyara. Ngiye kubera nkunda gusenga, nkunda kwinginga Imana. Abantu akenshi bakunda kumbwira ngo, ugasanga nk'umuntu arimo arambwira ati runaka yavuze ngo ati nk'amasengera ambwe ngo sinzabyara kiriho. Ibaze umubyeyi akabwira ni nk'aho ari umwana we. Ni umwana we n'ubundi. Urumva? Ariko ni nk'aho ari n'umuvandimwe urenze n'umwana we, akavuga ngo ntuzabyara kiriho. Ariko hari ikintu nkundira Imana, imiruho bakwaturiraho ntabwo irusha imbaraga umugisha. Oya, ntabwo imiruho bakwaturiyeho, ibyo bagiye bakutongera, ibyo bagiye bakora byose ntabwo birusha imbaraga umugisha. Umugisha Imana yakuvuzeho upfunyitse mu isezerano ry'imbaraga rikomeye ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ukurikiranye amasengesho hano ntuterwe ubwoba niba ugezemo, ahubwo mu gukira
k'umuntu ubyishimire. Mu kugira amafaranga k'umuntu ubyishimire, umusabire kurama, arame, agubwe neza, amererwe neza, nawe bizagutera ejo hazaza kuzagirirwa neza n'Imana. Nimba usenga koko, usenga Imana y'ukuri, usenga Imana y'ukuri, kandi niyo nawe uba utayisenga Imana yagukura muri ibyo ngibyo birimo bitari byiza. Ariko nanyamubwire ngo wowe ukurikiranye amasengesho, Imana yongere kwimane kugira ngo ugende mu nzira nziza zo gukiranuka, kuko hano hari ijambo dusomye ngo ubukire ngo harabukura mu nzira zimeze nk'izigoramye, ariko hari n'ababukura mu nzira nziza, harabukura mu nzira nziza. Umuntu wese icyo yakoze azajya akibona, yaba ari icyiza urakibona, yaba ari ikibi urakibona. Ariko najya bambwire wowe udukurikiranye, wowe ugendera mu nzira nziza, wowe uhumeka umwuka, uyu mwuka ukoresha ibyiza, ntabwo Imana izakureka, ntabwo Imana izaguta, ntabwo Imana izaguhana. Imana izabana nawe, izanakugirira neza, ndetse izakurindira n'abawe, ndetse inakwimane, inagushyigikira. Kuko mu rugendo ugenda, mu nzira ucamo, ntabwo Imana ifite ubwoba bw'ibihe, kuko itegeka ibihe, yakurwanyiriza ibikurwanya, ndetse yanaguhuza n'igihe nawe ukagubwa neza, yakugirira neza, yakubaka, yagusana, kuko ari Imana idafite ubwoba. Yakuremera ubuzima ahatari ubuzima. Uri hafi ngo dusenge, tubwire Imana ngo Uwiteka we, ongera ukore ibintu bidasanzwe, ongera uduhe kuvuga ibikwiye, uduhe kugendera mu bikwiye, uduhe kuba mu bikwiye, kandi uduhe kugenda mu nzira zo gukiranuka ku manywa na nijoro. Yemwe mwebwe mudukurikiye hano ku mwebwe abera, reka twature imbaraga zo kurindwa, twature imbaraga zo gukomera. Imana ikomeze duhe umwifato mu butunzi Imana yaguhaye, uguhe umwifato mu byo ufite, mu bana yaguhaye Imana iguhe umwifato, ku mutware yaguhaye Imana iguhe umwifato, ku mugore Imana yaguhaye Imana iguhe umwifato, mu bintu byose ukora, mu kazi, mu bayobozi, muri runaka, ku gihugu runaka, icyo cyose Imana iguhe umwifato wo kubana n'abantu bose amahoro mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yahabaye na n'ubu uracyahari. Ndatura imbaraga zikomeye, ndatura igitinyiro gikomeye, ndatura kunesha mu izina rya Yesu. Komeza utegeke, komeza uganze, komeza udushyigikire, komeza utwubake, kandi umuntu wese udukurikiranye hano ku mwebwe abera yakira intsinzi, yakira imbaraga, yakire gukomera, yakire guhirwa, abarwayi bakize, abashonje bacira inzira, babona akazi mu izina rya Yesu. Ndasabye nk'inyindo ngo kandi buri muntu wese aho aradukurikiranye, ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga kumwuzure, abone ineza yawe. Turabigushimira uburyo komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen. Imana ibamugisha, mukomeze mugubwe neza, turabakunda mwese, kandi imbaraga z'Imana zibuzure, murame mufite amahirwe n'umugisha muri byose mu izina rya Yesu.